Yesu ashimwe nanone. Ndabashuhuje nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu, kandi mbifurije amahoro n'amahirwe bibonerwa muri Kristo Yesu umwana w'Imana, kandi uwo nguwo niwe nkomoko y'iby'Imana yaremye. Niwe Yohana yavuze mu byahishuwe mu gice cya 3 umurongo wa 7 abwira itorero ry'i Philadelphia, araribwira ngo ni ukinga ntihagire ukingura. Imana rero iguha umugisha. Tugarutse mu ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa 3 turi kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kubashaka Yesu hari uguhumurizwa. Kandi muri aya magambo twavuze ihumure ry'uburyo bubiri. Ihumure rya mbere twavuze ko ihumure ry'abantu bizera Yesu ari Yesu. Yesu niwe ihumure ry'abantu be. Umuntu wagira Yesu akagira n'umutima uhagaze byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Irindi humure rya kabiri twavuze ko riri mu magambo meza Yesu agenda atubwira muri uru rugendo rujya mu ijuru, kandi tunavuga ko ihumure turarikeneye kuko Yesu ntiyaduhamagaye ngo ahita tujyana mu ijuru mu buryo buri direct. Yashimye ko tuguma mu isi kugira ngo tumukorere igihe nikigera azatwimure. Mu isi rero hari ibintu byinshi bihahamura abantu, bibaka amahoro y'umutima, bibaka ibyishimo, bibaka umunezero. Mu isi hari ibintu byinshi bituma abantu barira, ariko Yesu yaziye kugira ngo ahumurize n'abantu barira. Rero agenda duhumuriza uko umwaka uza, uko ukwezi kuza, uko mbese Yesu araduhumuriza. Rero amagambo turi kugenderaho atuyoboye muri uwo murongo ni igitabo cy'Ingoma cya 2 igice cya 32 umurongo wa 7 n'umurongo w'8. Hari ijambo rivuze ngo nimukomere mushikame ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Abantu bishingikirije kuri aya magambo Hezekiya yakoresheje abahumuriza. Hanyuma ahandi ni muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 5, ijambo marayika yabwiye abagore bari bazindukiye kumva ya Yesu. Riravuze ngo ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Rero iri jambo niryo riri kutuyobora muri uyu murongo wo kuvuga ngo kubashaka Yesu hari uguhumurizwa. Hariya mu gitabo cya 2 cy'Ingoma Hezekiya yahumurije abaturage. Abahumuriza ari umwami witwa Senekeribu wari ubateye, wabanje kubabwira amagambo y'iterabwoba no kubahahamura. Hanyuma muri iryo terabwoba yakoresheje yabanje kubahahamura, yandika n'inzandiko zo gusebya Imana. Ariko kubera ko abaturage bakiriye amakuru mabi, Hezekiya akoresha uburyo bwo kubahumuriza. Ari amagambo dusomye. Rero hariya muri Matayo 28 ni ihumure marayika yahaye abagore. Uwitwa Mariya Magadalena n'undi Bibiliya yavuze ngo ni Mariya wundi bazindukiye kumva ya Yesu. Marayika ngo ababonye abona ko bazanywe no gushaka Yesu, arababwira ngo mwitinya nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Rero kuri uyu munsi wa 3 no kuvuga ngo turi kuvuga uburyo bwo gushaka Yesu. Ejo twavuze ko uburyo bwiza bwo kumushaka ari ukumushaka umuntu azindutse, kumushaka uzindutse, apana kubanza gushyira gahunda zawe ku ruhande. Abantu bashaka guha Imana umwanya basaguye. Umwanya wa mbere ukaba uw'akazi, umwanya wa mbere ukaba uwo kwiga, umwanya wa mbere ukaba uwo gushaka amafaranga, umwanya wa mbere ukaba urumva. Abantu iyo bimeze gutya Imana utayiha umwanya, Imana uyizanwaho n'ibibazo. Hari abantu bima Imana umwanya bakazayizaho ari serivisi bayikeneyeho gusa, serivisi yarangira bakigendera. Hari agatekerezo umuntu yigeze kumpa ngo ni umuntu wari uri hejuru kuri etaje, kuri nivo yo hejuru, urugero wenda
dusipoze ko hari nko kuri nivo ya 10, ngo hari abantu bari hasi ngakajya bamanurira imigati bakayitora bakayirya, ariko ntibatekereza aho iyo migati iri kuva. Imigati yaza bakarya, imigati yaza bakarya. Ngo umuntu arangije avuga ati se aba bantu bahora barya imigati bataza aho ituruka, ngarangije amanuramo n'ibuye. Ibuye ngo riramanuka ryikubise kuri umwe, ngahita akebuka areba hejuru avuga ati ahaturutse imigati burya haturutse n'ibuye, kugira ngo iryo buye rimukangurire rimwereke ko yite naho hantu ibyo ari kwakira biri kuva. Rero nari mvuze ngo hari igihe abantu bima Imana umwanya bakayiha uwo basaguye, bakajya baza ku Mana bashaka Imana bayikunda kubera ko bashaka ko hari serivisi bakemurira. Ariko ejo nari navuze ngo ni ugushaka Yesu uzindutse, abantu bakiryamye bagihuze bakirangaye, ukaba ugifite umutima wo gushaka Yesu. Rero nicyo aba bagore bakoze, babwirwa ririya jambo ryiza marayika yababwiye Yesu amaze kuzuka. Arababwira ngo mwitinya, nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Imana ishimwe ko Yesu yazutse. Imana ishimwe ko Yesu yazutse. Imana ishimwe ko Yesu yazutse. Aba bagore rero barahumurijwe, bakira ihumure, barakomera kubera ko umwami bari baje gushaka bari basanze amaboko y'urupfu yamurekuye, imbaraga zamuzuye. Kandi Imana ishimwe, Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya mbere uhereye nko ku murongo wa 15 ubwo yari ari kubasabira, harimo ijambo yababwiye. Arababwira ngo Imana imaze kuzura Yesu mu bapfuye, cyambere yababwiye ko imbaraga Imana yakoresheje imuzura arizo zikorera muri twebwe abizeye. Icya kabiri arababwira ngo Imana imaze kumuzura yamushyize hejuru y'ubwami bwose, imushyira hejuru y'imbaraga zose, imushyira hejuru y'ubushobozi bwose, imushyira hejuru y'ubwami bwose. Rero aba bagore bakira iryo humure ry'uko bakwiye gukomera kuko ikibagenza ari ugushaka Yesu. Marayika abwira abagore ngo mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ejo rero nari navuze ngo uburyo bwa mbere bwo gushaka Yesu ni ukumushaka uzindutse, nk'uko aba bagore babikoze, abantu bakiryamye, abantu bakirangaye, abantu bagihunikiriye, abantu bagihugiye mu buzima, abantu bagihugiye mu mibereho. Ugashaka Yesu uzindutse, kuko Yesu nawe yavuze ko igihe abantu badatekereza bazaba bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho, ngo nibwo azaza. Hanyuma rero ubundi buryo bwa kabiri bwo gushaka Yesu kuri uyu munsi wacu wa gatatu tugezeho ni ukumushaka nijoro. Kumushaka nijoro, kumushaka bwije, kumushaka hatabona. Kandi nimvuga ijoro ntabwo ari iringiri ryimukiye amanywa, kuko iyo usomye muri Matayo ibice 25 ni umugani Yesu yaciye. Aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10, 5 ngo bari abanyabwenge, abandi 5 ngo bari abapfu, bari barahawe invitation y'ubukwe. Hanyuma noneho mu guhabwa invitation, 5 ngo bategereje umukwe, bamutegereza bafite amatabaza yazimye, abo 2 bita bapfa. Hanyuma abanyabwenge ngo bategereza umukwe bafite amatabaza yaka. Hanyuma mu gutegereza umukwe, Bibiliya iravuga ngo mu gicuku habaho urusaku rwinshi. Mu gicuku nijoro bwije abantu bahunikiriye. Narindi kuvuga ngo ubundi buryo ni ugushaka Yesu nijoro, kumushaka nijoro. Tugeze ku mugoroba w'isi, aho urukundo rw'abantu benshi rwakonje, ubugome bukagwira, abantu bakabibyigenge, abantu bakabindashima, abantu bakikakaza, abantu bakirarira, abantu gukunda Imana bakabireka no gukunda ababo bakabireka. Rero uburyo abantu bagenda bahinduka n'ibyo abantu bagenda bakora nibyo bigenda bigaragaza ko turi mu ijoro. Ariko abizeye, itorero, abemeye Yesu, dukwiye gukomeza umutima wo gushaka Yesu nijoro. Nicyo aba bakobwa 5
b'abanyabwenge barushije batanu b'abapfu bakomeje gushaka Yesu nijoro, bakomeza kumwitegura, bakomeza gushaka amavuta, bakomeza gucana amatabaza yabo. Umukwe aje nijoro ajyana abakomeje kumushaka nijoro, abahunikiriye nijoro ntiyabajyana. Niyo mpamvu muri Matayo ibice 24 umurongo wa 45 Yesu yaravuze ngo mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero. Aravuga ngo uwo mugaragara hirwa ngo shebuja naza agasanga abikora ngazamugororera, ariko ngo umugaragu mubi ngo natangira kwibwira mu mutima ngo databuja aratinze, ngo agatangira gusangira n'ingurube no gukubita abagaragu bagenzi be, ngo shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamwiteguyemo amuhanane n'indyarya amucemo kabiri. Niko Bibiliya ivuga. Rero aba bakobwa babaye abanyabwenge bakomeza gushaka Yesu nijoro, kandi umukwe nawe yaje nijoro, arangije ajyana bari maso. Ufite umutima wo gukomeza gushaka Yesu muri iri joro? Turi mu ijoro, abantu barasinziriye, abantu gukunda Imana, aho gukunda Imana usanga twarabisimbuje kuyiryarya, tukayikunda ku rurimi, ariko kandi mu kuyikunda ku rurimi tugashaka ko ikora ibyo tuyisaba, ariko twibyidusaba ntitubikore. Ariko uburyo bwa kabiri bwo gushaka Yesu ni ukumushaka nijoro. Kandi nijoro niho abantu basinzira, nijoro abantu bararindagira barakabakaba, nijoro abantu barahunikira. Ariko muri iri joro turimo, wowe ukwiriye kuba maso ugakomeza gushaka Yesu, kuko kuba mushaka hari uguhumurizwa, kuba mushaka abafitiye ibyiza, kuba mushaka bazamubona. Ariko ngombwa icy'ingenzi nakubwiraga ngo muri iri joro uriho urashaka Yesu, cyangwa imbaraga zaragushiranye ahubwo uriho urashaka amafaranga? Birashoboka ko ushaka amafaranga kuruta uko ushaka Yesu. Birashoboka ko ushaka ubumenyi kuruta uko ushaka Yesu. Birashoboka ko ushaka n'ubutunzi kuruta uko ushaka Yesu. Ibyo ni byiza, ariko wibuke ko umuntu abibamo igihe gitoya. Kandi iyo umuntu avuye mu mubiri ntacyo ajyana. Nta muntu baha inzu ngo ayijyane, nta muntu baha diporome ngo imuherekeze, nta n'ubaha imodoka. Ariko na nyuma y'ubuzima bwo kuva mu mubiri, Yesu turakomezanya tukabana, kandi Bibiliya ivuga ko no mu kugaruka azazura abapfuye bamwizeye, abazaba bakiriho akabahindura. Rero komeza umutima wo kumushaka no muri iri joro ry'imperuka y'isi turimo, n'umushakano umwete wawe wose uzamubona. Turi kuri rya jambo rivuga ngo kubashaka Yesu hari uguhumurizwa, ariko icy'ingenzi ni ukumushaka nijoro. Nicyo aba bakobwa bakoze muri Matayo ibice 25 uhereye ku murongo wa mbere. Umukwe ngo yaje nijoro, ajyana abari biteguye nijoro, abari basinziriye nijoro ntiyabajyana, ajyana bari maso. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu, kandi Yesu aherekeza iri jambo kuruta uko ndivuze. Umwuka wera gusobanurire byinshi kuruta ubusobanuro ntanze. Imana iguhere umugisha aho uherereye hose mu izina rya Yesu, amen. Nyagasani Imana yacu yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi nirihimbazwe. Ijambo ryawe riri kutubwira ko kuba gushaka hari ihumure, kandi turi kwiga uburyo bwo kugushaka. Jo twabonye ko uburyo bwa mbere bwo kugushaka ari ukugushaka umuntu azindutse. Uyu munsi tubonye ko uburyo bwiza bwo kugushaka ari ukugushaka nijoro. Nicyo aba bakobwa batanu b'abanyabwenge bakoze. Igihe abandi gusenga byari byabananiye nijoro bo barasengaga, igihe abandi kwizera ko ari kwabashiranye bo nijoro barizeraga, igihe abandi bari barambiwe bo nijoro bari maso. Kandi uje nijoro, abagushatse nijoro wakomezanyije nabo, ukomeza kugendana nabo. Mu kugushaka nijoro babibonamo umusaruro. Reka aba bene data dusangiye guhamagarwa no kwizera bazagukurikira, bagakurikirana ijambo ryawe, bagakurikirana ubutumwa bwiza,
abasinziriye ubakangure, abaguye ubabyutse, abari kurindagira wamurikire, wongere wihishurira abantu bawe, ugaruke mu buzima bwabo kugira ngo babere ihumure, kandi ukoreshe n'ijambo rye kugira ngo bahumurize, kuko ari ihumure ry'abantu bawe. Turagushimye, tanga imbaraga zo kugushaka no mu gihe bigwiriyeho abantu, mu gihe abantu babuze icyo bakora, babuze igisubizo, reka wihishurire abantu kugira ngo abantu bagumane umutima wo kugushaka mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuruta uko abantu bashaka ibindi bintu. Tuzasiga ino, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu, amen.